umuwinga yazanywe n'umugabo witwa Benjamin. Uyu Benjamin niwe wabahaye Basane, ni umunyarwanda wo muri Cameroon. Azi icyo umukinnyi w'umuwinga mu Rwanda basabwa. Icyambere uyu musore yizerwaho ni pace, umuvuduko, arihuta pe. Ngo ni baba winga ushyira baro ku ruhande akiruka ku muvuduko udasanzwe. Ni na mugufi cyane, azi kudribra, ibyo bita gucenga. Abantu bakunda nyine kwita gucenga, kuryoshya, kwerimira abakinnyi. Ibi rero mu mupira w'inyarugenge byagiye bitwereka ko bikora cyane, birakunda uyu mukinnyi gifitemo izo kalite z'imbaraga, kubakomeye, anihuta cyane. Ibyo ni ibihamya byagiye bigaragara. Rayon Sport nabibonamo message nk'ebyiri ku buyobozi. Icyambere ni ugukomeza gushyira competition hagati y'abakinnyi. Nta gihe na kimwe Adama azakura ngo umukinnyi ukomeye adafite aba competitor bo ku rwego rwo hejuru. Basane kugira ngo yitekerezeho kabiri nuko yakira mwene wabaza ubushobozi bwe bakinanye, akavuga ngo uyu nzu ubushobozi bwe n'umukinnyi ukomeye, ninda akora kurushaho aranshyira kuri bench. Ni nako bigomba kumera ku bakinnyi b'Abanyarwanda nka Bahaji. Bagomba kumva ko kwitwa umunyarwanda bitaga uburenganzira bwo kujya mu kibuga gusa, ugomba kubibirira icyuya. Ku mutoza rero babimeze bite? Uba watengamaye, uba uri mu mazi yayandi navuga ngo yakazu yazo uryohewe cyane. Kubera iki? Ubo ubashora mu myitozo bagakubana urushije undi ukamwarinya muri match. Icyo ni cyiza ku buyobozi bwa Rayon Sport bafashije Robertinho. Icya kabiri, ndatekereza ko ku bafana ba Rayon Sport ni boost ikomeye cyane psychologically. Barimo barabona ko hari icyizere. Kubera iki? Kubabwira ngo APR yazanye Watara, yazanye Omed, yazanye Kiwanuka, abo bakumva Mercato yo mu kwambere range nta kibaye. Hari ukuntu iyo match imwe bananiye bahita bavuga ngo n'ubundi ubuyobozi bwaraduteranye ntacyo bwakoze. Ubukeneye nk'umuyobozi gukora ibintu nanone bituma ukomeza kubwira abantu ngo oya, uko bitegura kose natwe turahari. Ni message nziza cyane. Ya equipe ya Rayon Sport amakuru ngiye nakire mu gitondo bambwiye ko abakinnyi bakiriwe muri test ejo bundi mu Nzove bose ngo nta rwego rwiza bafite, mutoza ntabwo yabakunze n'abababona mu by'ukuri ngo urwego ruri hasi. Bya test nabyo rega ngiye ntabwo mbyemera. Byatumye bahita bashora imbaraga zose noneho kuri rutayizamu Fahad Aziz Bayo, amafaranga umushahara $1,500 cy'idolari ngo araza nta rekritoma ahawe ngo yabyemeye na kondisiyo kwanza mu kibuga. Ngo rero hamaze kumvikana rwose azaza hangane na Foronganye, ufite rutayizamu Foronganye ukagira na Fahad Aziz Bayo, wazanye uyu Innocent n'abandi bawinga Rayon Sport isanganwe. Tekereza ko amakuru ari mu Nzove rugaje nayo ni meza. Ibitego birasangirwa, si ngombwa ko umuntu agira umutwaro ari wenyine. Ikipe ibigomba kugira option zirenze imwe. Rayon Sport ubuyobozi bwayo iki nicyo navugaga yari ikeneye gukora. Umutoza impamvu z'urwitwazo ruke umubwire ngo ufite Basane naguhaye na Asane, ariko kandi wari ufite Foronganye nkongeho Fahad Bayo, profili idasanzwe, umwataka Uganda Cranes wakinnye muri Israel mu cyiciro cya mbere mu ikipe nka Ashdod, ufite igihagararo cyiza. Umupira w'inyarugenge usaba fizike, uburebure, ingufu. Rayon Sport muza amayerema mwagize nka ba Sarpong, muza abakinnyi nka ba Diarra, muza abakinnyi nka ba Kamara, ni dijare yabo bakinnyi vraiment umusore ushaka kugutsindira ibitego. Ndaryoherwa cyane n'ibintu bizamurire turi Kigali, kuko ndimo ndabona abatoza badafite icyo kwitwaza cyane. Ndabona abatoza badafite amagambo menshi yo kuvuga, ahubwo abayobozi bazajya baholdinga account bababwira ngo niki ntakoze. Ni nacyo kibaye kuri Robertinho. Ubundi Foronganye nawe si byiza ko yajya mu ishuka yo kuvuga ngo abareyo barankunze ngo mwanya ndawufite. No, muha umukinnyi nawe areba n'igihagarara kikanga. Noneho niba byiza bombi nabo bataka beza bashora muri babiri. Nabyo bibaho. Ushobora kwatakisha Fahad Bayo na Foronganye ari babiri imbere. Umwe akazajya akina nka nimero 10 undi ari nimero 9 tipike, maze ukareba rero Murera cyangwa ku ruhande akaba ari umuwinga ari gukina kuri za ndirimbo zabo Lorenzo mu masegonda make. Bati umunsi Rayon Sport izakina uzumva Kagoma bafite ubururu n'umweru bwabo bavuza ingoma, bafite umwataka muremure w'igisore, bafite n'undi uzi gukora cyane nka Foronganye, bafite ba Asane birukana ba Basane, bafite Keve wabo mu mwibuke musoze. Iyi retour i Kigali ibintu bizaba ya Vision nayo yakiriye rutayizamu witwa Messi Gihola. Uyu nguyu agiye gusanga abandi basura abahanga bari muri equipe ya Vision. Ubwo ibyo tutavuze turaza kwivuga mu kanya muri update zo makuru ya sasa. Ya nama nejo ku munsi wa gatanu muri Rayon Sport umucayina azaba ari iyo yaratumiye cyane kwidira iyo abakire gusa udafite miliyoni ntazayitabira. Imana yo mwishereka dusigereje za makuru turagaruka mu makuru ya sasa.